iyo munagiye mu ndege rimwe na rimwe yakunusha no gutwikamo gake gake kugira ngo tubike mu bwoba twe twaje mu bisi nitwikira usanga kuri muratwitwikira mbona umwana aragiye kuri status yanditse ibintu biremereye cyane Hata naranditse kamjivuge naranditseho ngo my crush wanyagiye mu ndege noneho simukira siko nanditseho ndavuga turya wa mwana arabizi ko karako ko kwashinga karimo ukuntu gake uzikina se nikorera se ese mara kagese navuga ati ahangaha rero kanjiro tunikorera nagiye kumureba urumva nagiye kumureba hose navuga nagiye kumureba nawe ati mwana agomba gutamba ivuze umva ko bavuga ijwi ndarimanura kwa ko nivugira hejuru nararimanuye ndishyira nko muri kabiri kandi mvugira muri 80 ukagivuga umutima utazamuka akabaswe umuhungu bimeze gute imana njyewe naguze n'ingofero nshyashya kwa kuri mungu ajya gutereta n'akagofero gashyashya none ikintu cyambaje ngo ingofero bayitwaye umuntu wakoze anniversaire nijoro nayimubonanya yambaye nabuze n'ahantu yagiye nanyiresha biranzonga akayambwira utuntu akanyandi muri brag birangira n'ingofero maze kugura ko kanya nyikubise hasi naraseka garata numvaga ari kunyinira komedi kuntu yari ari kuneretamo byari bisekeje arambwira hagarika avuga ibintu byose unaza gukura umuntu ndatere oya njye ndavuga ijambo ryanse tugashirira mu yaravuga ko umwuka uraheze yarambwiraga ngo ngumva ngo ye ntabwo ari gusabwa kunkunda ngiye ngo ndagukunda ye niyo utankunda nta kibazo shawe mbona atashye babaye ndashyira romantique ryari mbona atashye wenda mugarambwira ngo basimobe ariko nyumira mwana akantu kagira ngo mwumvishe nabonye agenda mugarura arambwira ngo basimobera ndamubwira nugera mu rugo wamugare tuvugane twaravuganye ari tweze nka 2 za mu gitondo uzimbwira wavugisha umukobwa kuva nka 5 cyangwa 6 z'ijoro ukageza 2 za mu gitondo ntagire ikintu cyahindutse ariko se ayo magambo muyakura bro twebwe reba badufungiranye nk'ahantu twamaramo iminsi tutazasona twamaramo iminsi tuvuga ntabwo tujya tubura ibyo kuvuga icyo nicyo bitari best friend ubwo ngubwo aba ni showadira uravuga yo ndamuzanye umuntu wanjye ariko akazi ntikararangira niko yaje turangira urumva koze Rukasi turamwakiriye byaje kurangira iryo joro naraye nkofurimo ngo iki burate gato turakubwira ko byose barasubirwamo iryo joro rero ryibutse iryo joro se ukuntu nyine ayo maravuga ukuntu agaya muteresa amasaha 12 nane stop kuri telefone half day kandi ngaravuga mukamva ijwi ridasohoka mama yake nabashaka kuzereka babwi abantu bazi kutereta gamwa subira nyuma gato muri mbi umva iryo joro rero ryibutse n'ubu ngubu ninde mubwiye bwa telefone ninde wavuze love you for the first time ni agarundiza amagambo yavuze ijoro ryose naravuze umutkurane niwe wabivuze ariko nawe umva iyo nitaye nkuko nkumva ari kumumagara ibitotsi biri kumfata ndamwibutsa ati wibuka amajoro naraye ku bwawe shaka ndetse n'ijyana Miki bayo arabizi adafite ibitotsi akamamagara kwa kuri nyine umuntu aburi ibitotsi akajya guhimbirwa ku wundi muntu ndamwibutsa cyangwa ati wibuka igihe wanesheje umutwe rirajoro ryose nkubwira ibintu uzano abantu bigiye kunyama ujya kwizera abandi biragoye kandi mgiye masa nk'umwana mwiza umwana bikiyaga wamwemereye iki ko ahura n'abantu benshi wamwemeye ute ntabwo wari ufite ubwoba ko afite abantu benshi mbivuge ariko ntabwo maransubiza bakimara kukubwira Miki wengezeho akimara kukubwira ko agukunda uri kumva wiyumvise umubiri ugomba kumusubiza cyangwa ugomba kumutayawura nababwiye ngo ibibazo nabaje byose birapfa ubusa
kari njye ntabwo nari nzi ko twakundana njyewe nabanje kubiseka wanje kubigira ukavuga ntabwo bibaho nkajya nseka nkaho se uri seriye no twari n'umushuti wacu nkaseka mbona ahubwo uyu nguyu yatangiye kubabara icyo kiganiro nicyo mu rubohero uri kumva mbona atangiye kubabara abantu batazi kuba baba basubiye noneho barambwiye ngo aratashye burije ndamubwira nta kibazo ndabaherekeza mbona agiye arakaye ndamwagaruka nkubwire ndambwira warakaye ngo arahita ngo basimobera ndamuhobera ahita yigendera maze noneho nashaka kumva reka atarazamo umva mubwira aho nabonaga yababaye buri ikintu nanga umukobwa ngewe udahumura neza ngaho udahumura neza ese waza ukamwihumuriza narabandi na testinga ngo namoberemo numve ko nari gutuza kandi ikintu nashaka cyane akameka inzira niyo mpamvu rero reba ahangaha niyo mpamvu ugibona tubona n'utuntu nk'utu tumwe natwo tugiye kuno ukitera akantu nk'aka ukagendana mu mufuka kugira ngo ntazagira ikintu kimwe kizakumvikanaho kitari sawa umwana muhobeye numva neza amazuru yanjye nicyo kintu yasabwaga kandi azi ngo nabikoze ntazi icyo ngamije ni ukuvuga ngo mbere y'uko ubwira umukobwa ko umukunda cyangwa se urabanza uramuhobera kumva ko nta bintu nta za sisiteme hari umuntu nyine muhura ku ifoto ashobora kuguha ifoto ariko mwahura ukagira ngo ni ubwatsi avuye kwahira rero hano nahise mbitekereza ako kanya kugira ngo najya kurara ijoro ndi gutuza umaze gukonfirima akantu k'agahumuro mbere y'umuhumuro cyangwa se mbere y'uko ujya kumva umuhumuro ni iki ushaka kweretse ko ari we muntu wakunda ni iki nyine wagendeyeho umukunda nababwiye ngo ibibazo byose nabaje byapfuye ubusa buriya mpamvu bwira ikintu cya mbere muri buno buzima nubona umuntu nyine atari umuntu wo gutungira urutoki nyine tugenda kuvuga ngo ni ubupasi ngo batanze mari wa reboro y'amapasi ntabwo bifata nyine ntabwo ari byiza tu ariko nuramuka ubonye umuntu wo kumva uramukunze wowe ubwawe biri pasi no kuri wowe abakupa ariko urumva nuhura n'umuntu ukumva wowe ubwawe uramwishimiye ukumva uramukunze urumva nta kindi kintu ugendeyeho atari kuvuga ngo ni uko ngo wari umuntu wamukurangiye just wowe ubwawe kumubonye ukumva uramukunze ubwo rero ari urukundo rw'ukuri rero ngo uyu muntu agutungira urutoki ngo wamureke ngo wamuteta byakunda ngo rero ntabwo ari sawa rero uyu nguyu ngewe nta muntu yaje ahantu namuhamagaye nta muntu ngo tujye tumuganiraho ngo uriya muntu namutereta ngewe gusa nuko narebye nkaba uyu muntu ngomba kuko nari maze igihe kirekire na tereta agiye mu Rwanda hafi nk'imyaka 5 irenga ntabwo kuba mu Rwanda ngiye dukunda nanatereta mu Rwanda kuba nta kintu ngiye nanga nyine umuntu nanjye kubivuga kuri live noneho ndangije uyu mwari tukivubona tugitangira kuvuga numva vibe ze numva nizanjye kuko nari namaze kumucekana najyana hosting nasanga naga nk'ibiyoga njye singo n'umukobwa nk'ibintu by'ibiyoga sanga inywera akaboga agasiminofu aro umuntu unywa siminofu iyi kwimukuraho nasinjya kwita se kumukura ku nzoga ariko mbere yo kumukuraho ndabanza muce ku byo guhostinga yazanye amategeko n'amabwiriza nyine mara kumukura mu guhostinga naho ngati rero bigenze bite somo DS yisubira ikinoneho ndikuntu bigenze urumva ndamubwira ati rero umukobwa nawe meze uko nguko akaba atanywa inzoga nyinshi ngiye gushaka ikintu kirukanka kibuza gutuma na bya bindi ahita bivaho bindi nshaka kwavaho man narakoze ndakora ndamwigisha ubu ngubu inzoga yayirebye ayenda kuruka aramukorwa na siminofu ubu ntiyarebaho aramutse ayirebye namubwiye igihano nzamuka okay none se Miki wowe nyine umunyamakuru namuzanye njye nacecetse wowe urumva hari igihe ufite umuntu mu nzozi zawe ukavuga uti ngewe ndumva nshaka umuntu
tuzubakana ibintu birebire se cyangwa adashaka ko gutamporeza muri ino minsi mbe mufatiyeho free urumva cyangwa se ndashaka umuntu just wo kubakana nawe sibyo cyangwa se kuzagera kure. Wowe ni iki kintu cyatumye ukunda Aga? Ikintu cya mbere nuko numvishe ko atanywa inzoga kumva. Ikindi ni umwana mwiza agira discipline nyine nyine ntabwo wagira ipfunwe ryo kumupresenta umubyeyi wawe uri kumva. Hano hari umuntu mbarije ikibazo nari ngiye gukurikizaho ngo none se niba wari proud ngo kubera iki ngo mwatangiranye muri abakuze. Aha reka njye rero nsubize. Impamvu nari mfite twahuye hari akazi nakoraga njye na kapiteni. Rero ntabwo twari kwitatuza abe tuvuga ngo bimeze gute kuko hari video nyinshi nakoranye na Regis kandi ngo dukundana. Kandi nimba ari ikintu mutazi biriya bintu byose nanjye byanguyeho nagomba kwita nshaka ikintu nkora byihutirwa. Rero uyu yarabiguyemo atazi ngaguye mu biki mani kunone ngo yari umwize dubaza umuntu wandetse nkajyana n'abantu Igisenyi tukamare iminsi tugiye gushutingira abizi ko umuntu tujyanye ari umu ex wanjye ibaza icyo cyizere aba yaguhaye. Rero Gereka nkubwire nakundanye n'abahungu batandukanye ariko uyu nguyu mana noneho mukuru wanjye iyo mubwiye ngo ingu yakoshisha arambwira ngo ntago umuhungu ukishijwe ajya kose ngo abahungu baradepera mutubona dute bagukubise agapromosiyo sha nukuri kwimana abahungu baradepera mutubona muto. Oya baramamagare mukuru wanjye nuko tutamuhamagara mubwire ngo uyu nguyu ngo wakosha yahita ambwira tubwo no udashobotse aganaga. Rero iwacu nyine mana baramukunda mana ishobora byose. Ibaze ko ngiye mu ngo bambwiye ngo uri kumva nutandukana Aga tuzakubyaruka ntihagire undi mungu uzatwereka mu buzima bwawe. Watanze iki cyangwa waranje ujya gucirisha nitwabimenye. Agaragaye banje kunyura namubwiye ibanga bakoresha. Ariko mva nkubwire narindi banga nta niki ngewe ntabwo nyine umuntu wese umuntu arapanga n'Imana igapanga sibyo. Kuko ntabwo tuba tuzi biri mu mutwe yacu niki ariko ngiye cyane no kumva umuntu ibindi byane ntabwo byabindeba setu nubwo mvuga ko ari nge Kamara ntabwo ndi Kamara urumva ahubwo ikintu kiba kirenze ibindi urumva nuko umuntu apanga n'Imana igapanga kandi nyine twese mu mipango umuntu wese yifuza ko byagenda neza agayifuza ko byagenda wiringa ko bizagenda neza. Ntabwo byitaho nge umva nabamenyesha ko ubu narabyibushye urumva nabaye ikibaju icyangizaga cyane komereza aho shaka komereza utangiye keya urumva ntabwo twakureze nabi. Icyandizaga cyararangiye ubu meze neza ndashima Imana ibibazo birashize munyamakuru urebye ko aratuje ngenda ngaruka mu kanya hari utuntu ndi gukora nzaya ngenda ngaruka nasigara babaza eko naye nababwiye ibintu byose navuze baraza babisubize. ni ikihe kintu nagukorera ku buryo utambabarira nyine twahita dutandukana? ni umukobwa rero Ornella n'abantu bo muri comment babaza tujya tureba ntari ngewe ikintu ngewe ni kimwe yankorera kikambabaza numvise ibyo ngo anciye inyuma ariko tubyo by'ubwa abantu bazi bavuga nge nkamwifatira nahita mutuma ababyeyi bazana na bose nkababwira mwigendere nakuva mbere unafuha cyane kumurusha. oya uyafuha cyane kuko ntabwo bigaragaza. Nese ubundi aguciye inyuma akagusaba imbabazi nyirebe kabona ko yazisabye wabigenza ntabwo yambabarira ndabizi. namubabara tukabana nk'uko mbanye na Nyitawuno ngo nde
niba n'ikibazo cy'ubugoryi ariko ngo mubanye wakemera ko azana umwana we. none se umwana yabuzwa n'iki kumuzana ubu ntahari? Nese ubizi ute ko atari we umurera? ariko ziko abantu byabacanze ngo mwiyame. nahita mubwira ati tubari uko bana nyitawuno ni iniga yanjye tuba tubanye imiki nk'uko hagari presentable nawe gerageza pe agerageza ibiki aha aho jambo basi umuntu abanza kera ya koko uri kwandika umuntu unyise pasi umwana urimo arikodinga njyewe nuza yanjye yanze yewe ntabwo turi kuri kodinga turi kwiganiriza abantu ariko nta nubwo biri necessary ibere abo bose none se Miki we ni igiki yagukora ukahita umukatira abahosti njyewe na Lucas umva nkubwire ndamutse mufashe wowe nabasangana nabatwikana warangiza ugahita umwanga cyangwa ukavuga ati ndakwaha ariko ntuzongere mubabariye ibi ya ntamubabarira ariko nyine nshaka kumubara ariko ubuzima namubeshamo yakijyana ntabwo gusobanura ubwo buzima aranje yankoreye ikosa reka mbigishe ibanga ryo kuba akagenda umusaza nta muntu ubyifuza urumva reka mbaho urugero mfite inshuti yanjye uri hano Kampala yaje hano muri Kampala aje gushaka ubuzima asize umugore i Kigali afite abana 5 thank you Peter ageze Kampala ahamaze umwaka umwe yumva ngo umugore we atwise undi mwana utari uwe aza kungisha inama arambwira ati se umugore mukatire ntabwo yasaba umugabo we uwo mugore mufitanye abana 5 uramureka kubera yuko just ko yabyaye undi mwana ubundi kubw'inyungu z'ibintu byinshi hari igihe umuntu aguca inyuma ariko ukabona hari rezo yuko wamubabarira n'igihe aguca inyuma ukabona nta rezo ufata umwanzuro wo kumureka burundu bitewe n'uko na situation murimo muri uwo mwanya bikiba nyine ariko ntabwo wafata umwanzuro ngo nganci inyuma ngo namwanga ngo cyatanci inyuma ntabwo bishoboka iyo mubwire hari abagiye baduca inyuma kandi ari n'ingegera tukababarira answe umuntu muzima nibyo nava ari igihe umuntu waguca inyuma ariko ubona basi umbasha urabazi yaba barakongera kubabarira sha namubabarira nkongera nkamubabarira ariko muzamure nuza abazi ibibazo nka bingahe ndimo ndabona abishaka cyane inde muzamure Jackie w'i Rwanda reka yakari kwisi ariko aza kuri kamera naze kuri kamera none suka yego shani tawo nona kuri kamera meze mute bashubanye thank you kumuri muratanga gift mwibuka gushira yesewe Numva igikoni ryari se ngo nzaze niririmbire we mwari mubizi ko mfite impano se marabyibagiye ako muziko Jackie yakomeza asaba ikiraka cyo kuririmba mupinga izina ry'Imana ngewe nazabaririmbira naho ubundi Miki ngewe binavuze nibyo ngewe reka mbabwize ukuri none ngewe nora yivuno none nyishimute manje ukundana n'imbwa zikaduca inyuma ijoro n'amanywa naswe umuntu muzima ukazibabarira ziraho ngaho zimoka zirwa zitera abantu iseseme umuntu akazibabarira naswe umuntu muzima se yakubabaza he wizi neza ko ari umuntu muzima kandi wawe ukunda ndetse ubundi hari umuntu ugucinya ukavuga ati byari impanuka ariko ni iyihe mpamvu yatumye anca inyuma nabyo ukabanza ukareba ukavuga ati ni iyihe mpamvu ariko mana hari abantu baza muri life y'umuntu bakaza kwifotoreza muri life y'umuntu bakaza gutera abantu iseseme ni izina ry'Imana narazinutswe sha mana eba
ariko nk'uko agana uko yabivuze akabigira burage uzi buriya mu bintu bya mbere bituma abagabo basiteyinga home isuku kubigira burage ariko banga umwanda kabisa. Abagabo banga umwanda none reka nkubwire ako kantu none reka nkavugeho. Abagabo banga umwanda ariko hari igihe none uhura n'abawufite noneho nawe ubwo baba batazi kwikorera isuku batabizi. Umuntu utabasha kwigura boxer, umuntu utabasha kugira ikintu yimarira, ubundi uwo muntu ubundi azabaza kweteta mu kuba gitaha kwa mama waba atarakura. Ikibazo babwihagararaho ku buntu bubuza bwihagazeho sinzongera guhemukira amaniga yanjye. Iryo ni itangazo. Sinzongera guhemukira amaniga yanjye rwose. Nanzongera kubariza abashu. Turashaka ko utubariza ibibazo. Iyi couple ndimo ndayata ibibazo nagiye nanjye bamfasha. Ngewe ikintu ngewe nakwibariza ngewe agana Mike. Ubundi umubano wabo barumva bimeze bitewe n'induru mani zibahora mu matwi. Barumva bameze bate nyine babumva bimeze bite muri bo nyine. Arabataryoshye ibyo bari. Ngewe nashaka no kumenya ikindi. Ubundi aga ni he yahuriye na Mike bwa mbere bakundana? Ko nge ntabwo nabikurikiranye cyane. Nahise nigenda abona navuye mu kare nagiye. Nihe bahuriye bwa mbere ese babanje baba inshuti cyangwa bahise bakundana? Barabanje tubinjiye no muri Genesis twabaga turi kumwe nk'akangayira si nka kabiri. Twarabanje tubinshuti. Sega kutajya gukira siri ngumbwira ukuntu nawe. Garuka ibi bintu ukuntu byari bimeze ngari kuzini. Nicyo kintu nyine nibwo mbiheruka. Baracakiranye ndakurahiye. Abantu baracakiranye kuri Rwanda. Bamubwire rero buriya ariko narabirega nkabona rwose ntago yatonoye icyara ari izina ry'Imana nkabona ari kugitonora. Abona icyara arimo aragicegeta mbireba kabisa akavuga ati cyane. Umbaze mubwire yewe ibi biba bivugwa ku mihanda mazi twe naho tukunda kubyitaho bana ku makomenti naho uzasanga ntabwo tuba tuyasubiza. Impamvu ni imwe, abo bose bari kuvuga showbiz usanga benshi nari batanzemo ngenzi icyo bita showbiz cyari cyo. Ibyo rata ngewe rwose mu bintu nzi showbiz cyari cyo kandi nyizi neza. Rero ntabwo nabyo basubizana ngo uramugo yambuze ngo urango ntabwo yambuze ntabwo nabyitoza. Ntabwo wabivamo mani, ntabwo wabivamo. Kimora ni kimwe. Making sure iyo numvise umuntu urengera akambaga cyane biremereye. Banze ko umunsi umwe nawe ashaka kuzanyerera akangwaho nkahita mugaruka. Ugakubita ubaga cyane cyane ko platform ntabwo bazungusha. Yaza agatonga muraberanye mwabintumwe n'izina ry'Imana wa mugani wawe. Bari muri kapozi ryoshye Kigali ariko muzadukora ubukwe bukeye. Kanzemeye ka mwana mwasoje ndaje nari ese bya kujuteka ndateka mwana yewe wakibanaga nyero mwongeremo amazi wakicwa n'inzara mbere uteka nawe mbashiraje abantu bazanye na mukarusi umba muzamura nanuzaza inde itawuna sono mu Rwanda nitawuna ari he we ihari bya ari sawa ariko tutayihari bakorera hano akira bebe mukuru wawe ese Jackie la famille yarakumenye ku buryo basiga baguhamagara siko byane ari sawa nawe nabyane biri seri ukamenga uri kota atarahenda Kaya dukoze live dumba aravuga ngo riduhamagara mu mafamiye tugihamagara ari twebwe reka nkubwire iwacu bose baramuzi wabo bose baranze bebe w'imyendo usko cya Dumba ninjoro nabanyera ivu yanyu nako yabazaga ibifuti byinshi ndihunge ari Kigali ijwi rya ntabwo ryumvikana ntaribe nayivuge
ndi kumubaza nimba ari i Kigali. Nese we mumeze neza? Umva we ntabwo uri umunyamakuru mwiza, umugore arakurusha umunwa. agira umuntu uracome abacome araje ariko nuko mutumye icyayi araje. Ibaze ko nanjye baby ariko si umurusha umunwa. reka mugagufashe Yewe ahubwo bimaje kuza njye mbere uzareba interview zacu za mbere najya ngenda nkabura icyo mvuga nkigarukira. usobanure agufashe. Umva se mwana Ruka, Ya urumva ikintu kiba gihari kurenza ibindi. Inyarugenge ni ikintu gikora, Nyarugenge ubundi bajya bavuga ngo igendwa n'abayizi, kabisa. kandi yewe ni Nyarugenge. Ese Jacob umuhaye umuramo we bavugana cyo ibintu byarangiye neza. Ay nka rero reka twebwe mani Era badumba. ibi none twebwe byaraje byahise no ku kindi cyiciro. Wakabinga arashaka guhamagara wakabinga utwicira live turakwiyamye. Ukiza nta kibimbwiranga uyu nguye tunabikora bari wabona amaze gushyamo pression nk'ebyiri. Natwicira live umusa. Titire ngo urumva uwo nguwo ndamuzi tunabikora. Mbwirira ahangaha sinirirwe mvaho. iyo invitation ndi kureba mwa cyangwa ndahumye Turi hafi aho dasha zongeye zamenetse mu ntumire